Iyo rero ugiye hari ukavuga ngo ngewe nzunguza ikibuno ngende mwiza ngende zahabu ndi sindi sanzure ndi byose ngombwa decision maker nyiri imyanzuro ufata imyanzuro nkandura umwana w'umuntu yamfatishe jumugozi ari rwo rukundo rwe niba hari ikintu cyanguye kureka ntangira gukizwa n'itabi ifege isigara najyaga mu kabari apana ibindi kureba gutya nta nzoga nkinywa ntaki ahubwo umugabo wanjye my gentleman kinyaunyaw niwe muntu wamfashije gusa finali naje gusanga ibyangira umumaro ari ukwegera Uwiteka Hashangi minutano ngasoka bizi mama agafege se mama agafege ukambara ukikwiza ukikunda ugakunda Imana ugasenguka ni he itagutwikira ako muri mu biki koko we abantu muri mu biki Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh kandi nizere ko nanone ubuzima bugiye bugenda bumera neza nkuko bisanzwe rero tubazanira abantu bagiye batandukanye abatumirwa bagiye batandukanye baduhereza ubuhamya mu buzima babayemo cyangwa se mu buzima barimo ubu ngubu uyu munsi dugufitiye Liza umeze utese meze neza cyane urashima Imana byatari nta kuntu ntashima Imana ko nta kitankoreye wari umeze ute rero mbere yuko uravuga ngo nta kimana itagukoreye dusangiza ubuhamya Imana yagukoreye ni nk'iki kintu Imana yagukoreye kidasanzwe uvuga ngo uyu munsi uvuga ngo ndashima Imana nta kitankoreye icya mbere cyo Imana yaremye umugore irema n'umugabo buri wese amenya ubwambure bwe undi amenya ubwambure bwe ntawe wigeze yereka ubwambure bw'undi biza kubaho barya urubuto batemerewe muri Edeni Adamu na Eva baruriye rero buri wese amenya ubwambure bw'undi biba ngombwa ko buri muntu wese agomba kwambara agahisha ubwambure bwe ko twe twamenye ko buteye isoni rero aho twabimenyeye nge ntabwo nigeze mbuhisha rero kuba byonyine Imana yaratumye ngomba kumenya ko ngomba kwambara ngahisha ubwambure bwanjye ngahisha umusatsi wanjye kuko ubwiza bw'umugore ari bwo kuko ubwiza bw'umugore n'umusatsi we kubera narabashije kuba nawuhisha ngayishana hano ubwambure bwanjye ngira ngo wenda cameraman araza kutwereka ubu ngubu ku buryo usigaye wambara ndabona urikwije wateze mu mutwe bitandukanye nuko wari umeze mbere wabitewe n'iki ikintu cyabinteye mbere nkibikora nari nkiri mu buyobe nari ntaramenya Imana n'ibyikunda ariko yarize ibyo nkunda ikanabima ariko ngiye nari ntaramenya ibyikunda impamvu yari yantanze kumenya ibyo nkunda nuko yankundaga ari nayo yangize urusoro mu nda ya mama uyu munsi rero ni ngewe nanjye ndi kuyikunda mbere noneho wambaraga ubusa kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga narabwambaraga ngakora n'ibintu bitari ngombwa kubera ko buriya Imana twese yaturemye mu ishusho yayo inaduha n'ubwiza bwayo twese kuri iyi si ko yatubumbye mu gitaka kimwe iyo rero ugiye hari ukavuga ngo ngewe nzunguza ikibuno ngende mwiza ngende zahabu ndi sindi sanzure ndi byose ngombwa decision maker nyiri imyanzuro ufata imyanzuro nkandura umwana w'umuntu Imana kari gufatira umwanzuro ukanagaragurika nkuko Yobu yarwaye ibibembe rero kuba ibyo byose byaravuyeho nkamenya ko ndi zahabu ariko y'Imana no ndacyari zahabu ariko y'Imana ntago ari y'abantu cyangwa se ngo beho ushimisha abantu nta nubwo ndi zahabu yayindi abantu bazareba bakishima bose ntabwo ndi zahabu yayindi abantu bose bazaharanira gufata mu biganza ahubwo ngende zahabu y'Imana that's why numva ko ndenze kandi numva ko hari icyo Imana yakoze kuri ngewe good ndabona ufite inkovu iyo nkovu yaba byaragenze gute inkovu nari nanyweye byeri nasinze nababaye bimwe nyine by'abanywi bimwe by'abisi mva mu modoka mpagarara mu rugi
kwa kundi uhagaze hagati y'urugi n'imodoka rero moto ituruka nk'ahariya hirya kubera kwa kundi babiruka iba ikubise urugi ruhita runkubita hano. Riza mu bintu wabayemo byo warasambanaga? No, ntabwo wasambana, wanywaga inzoga? naryamanaga n'umusheri wanjye ariko nabyo ntabwo byari kuryamana, byari gusambana kubera ko ntabwo yari umugabo wanjye. Muryamaga na but uyu munsi mfite umugabo. Mfite umugabo wanjye. Mwarasezeranye? N'abana babiri. Yego. Ubu ngubu none se mu kintu wicuza mu buzima wabayeho igihe wambaraga ubusa ku mbuga nkoranyambaga, igihe wanywaga inzoga, igihe wasambanaga wenda nk'uko bivuze na sheri wawe, ni ikihe kintu wicuza? Ikintu nicuza ni byose. Ko ibyo byose nabaga nkora nta kintu cy'ingenzi cyabaga kirimo. Yego. Mu guhinduka wabikoze imyaka ingahe? Guhinduka? Ndavuga ku ibyo ngibyo byo kwambara ubusa. Nta myaka myinshi kuko mfite imyaka 23. Ibyo byose nabimenye mfite imyaka 16. Nibwo wabikoze? Yego. Ubwo ni imyaka hafi 8. Yose. Nese guhinduka? Muri iyo myaka 16 nari nkiga. Natwaye inda niga ndanakomeza ndiga. Ibyo byose natangiye kubikora neza 2018. Ubwo bihashize imyaka 2 ubikora. Ndumva rero ntabwo guhinduka ntabwo none byafatwa ari cyumweru kimwe, ahubwo bizafatana none nka ya myaka wenda. No. Imana tandukanye n'umuntu. Imana ntabwo ari perezida w'igihugu kimwe. Imana ntabwo ari perezida wa Gabon. Imana ntabwo ari perezida wa Kenya. Imana ntabwo ari perezida w'u Rwanda. Ahubwo Imana ni Imana. Nese Riza, wagize amahirwe yo kugira ababyeyi bose? Nagize amahirwe yo kugira igihe kinini papa wanjye. Papa we mu buryo ubu ngubu baracyahari? Ariho. Ese yakubwiraga igihe wari bitangiye byo kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga muri 2018 ni nk'irihe jambo yakubwiye? Yari afite kuvuga kubera ko papa wanjye ni umusitari. Nubwo watuma bamutubwira? Papa wanjye? Ntabwo nakubwira izina rye. We akora nk'ikintu umusitari? Akora aririmba indirimbo zimwe na zimwe zitandukanye. Ni ukuvuga ngo we uko yabaye superstar mu kazi ke, azi neza ko buri wese afite akazi agomba gukora kugira ngo abe superstar. Ntabwo mvuze ko papa wanjye ko yarabaye superstar muri ako kazi ke ari kivuga ko nanjye ngomba gukora akazi nk'ake kugira ngo mbe superstar. Ariko ngomba kuba superstar nanjye mu kazi kanjye nakoze runaka. Papa waracyari mu ngabo z'igihugu? Ni ibintu byangora kubivuga kubera ko ntabwo ahari. Right now ntabwo ahari. Wenda none se nk'ijambo yakubwiye ugitangira kwambara ubusa nyine muri social media ku mbuga nkoranyambaga ni nk'irihe uvuga nubwo watangiye urugendo rwo kugenda uhinduka gake gake, uvuga ati ariko papa yigeze kumbwira iki kintu? Na jambo na rimwe yagombaga kumbwira ko akazi kanjye nari ndi gukora kari akazi kanjye, kandi icyo nari ngamije ntabwo ari ukuba superstar. Icyo nari ngamije ni amafaranga kandi nkayabona. Ubu ngubu Riza se yaba yarabonyemo amafaranga muri ibi bintu byo kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga? Kwambara ubusa mu mbuga nkoranyambaga ntabwo ari cyo kintu gishobora guha amafaranga. Ahubwo amafaranga ni Imana iyatanga. Nese wabikuraga akenshi amafaranga dusangiza uburyo amafaranga narayabonaga ariko nyine yo mu myuka mibi. None se urabona wajya muri shitani ukabona amafaranga? Iyo narayabonaga bihagije, ariko narayabonaga nkayanywera. Nese bayagwaga gute? Wapostinga ku ma Instagram? Njyewe naravugaga ati ndaririmba kandi koko narabikoraga live. Narakoraga massage nkanazunguza ikibuno. Ubwo rero ibyo byose byarampembaga. Kuzunguza ikibuno ho byagendaga biti wenda nk'amafaranga wabaga wakorera ku munsi ni nkangahe? Ntabwo amenshi wenda waba wakoreye mu kuzunguza ikibuno. Ni bigoye kuba nakubwira amafaranga nakoraga buri munsi, ariko ayo ugereranyije ubwede wenda hari iyo byampiraga ku munsi nakoraga nk'ibihumbi wenda byibura nka 250. 250. Yego. Kari amafaranga menshi wana. None se
ariko hari abantu wenda baba bivuze ngo wari ufite abafana ukizunguza ikibuno ku mbuga nkoranyambaga. Nari mbafite ariko abafana nari mfite. Ubu ngubu iyo babona warahindutse babifata bate? Uko babifata kose ntabwo byakuraho impinduka yanjye, kuko impinduka yanjye nanjye sinayizaniye nubwo nayihamagaye. Impinduka yanjye nuko nyine Imana yohereje. Ubundi Imana ifite umugozi wayo ikubohesha ikakwizanira. Uwo mugozi rero witwa urukundo rwayo. Ntabwo ujya wumva indirimbo ivuga ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Nyine Imana igira umugozi wayo ari narwo rukundo rwayo. Wagiye gusenga cyangwa ni ibintu byaje uryamye ubyuka wahindutse? Ni ibintu byaje ntuje, nyuma yabyo njya no gusenga. Ndasenga kandi biraryoha, biba byiza. Wasengeye wenda batubwiye ni he wagiye gusengera kugira ngo? Muri Living Word. Living Word i Kanombe. None se ubu ngubu urugendo rwo guhinduka ni bande bari kurugufashamo mu buryo bwo kumenya Imana, mu buryo navuga nyine bw'umwuka wera? Ni bande bari kubigufashamo? Nta muntu ushobora kumfasha mu buryo bwo guhinduka, kuko umuntu nawe ubwe kwihindura biramunanira. Niba hari ikintu cyangoye kureka ntangira gukizwa ni itabi, ifege, isigara. Najyaga mu kabari, apana ibindi kureba gutya, nta nzoga nkinywa ntaki. Najyaga mu kabari nkanywa nkasinda, navuze ngo sinzongera kunywa itabi ry'isigara. Hashanye iminota 5 ngasohoka beze wampaye agafege se wampaye agafege. Uva sucuruza amafege se wese wampaye agafege, wampaye akadanheli. Ariko right now ntabwo ibyo bintu byambaho. Rero ibyo bintu kuba bitambaho, si ukuvuga ngo n'umuntu wabimbujije, kuko abantu benshi my family man, buri wese rekana my family, buri wese, my friends, my family, my man, n'abashuti banjye, my best friend, bagiye bambwira ati waretse itabi. Nkabwira ati no, I can't. Nanjye nubwo mbishobora, I can't. Nubwo trying byaranze. Ariko Imana yonyine yakwambitse umugozi wayo. Irakubwira ati vayo kintaziwe. Ukaza uvuduka uvuga uti. Wabitangiye ufite imyaka 16? No, nabitangiye ibyo byitabi mfite imyaka 19. 19. Ubu ngo ufite 23. None se nyuma watubwiye ko wabita akenshi warize urarangiza, wigaga ibiki? Mu ishuri? Yego. Muri segonderi nize construction. Ubu none ngaha nagukorera plan y'inzu yawe. Nkanayishira nkanayubakisha amahagaze. Mu barimu bakwigishaga wenda muri construction, iyo babonaga nka poste zawe uzunguza ikibuno ubyina za ndirimbo nyine, nta comment babona? Ngewe kuva nkiri umwana muto nari mfunze mu mutwe. Nacyo gituma nkubwira ko nta muntu wamfashije guhinduka. Cyokora umuntu wapfuye kumfasha mo gake, my husband, gentleman, niwe umuntu wenyine wamfashije. Numva ko numviye, kuko papa akubita icupa, yakubitanye n'umwana amuvunira umuheto. Ubwo rero ngewe ntago yari kumfasha, ahubwo umugabo wanjye, my gentleman, kinyawunyawu, niwe muntu wamfashije. Yego. Ese abana bawe ubu ngubu ufite babiri, umukuru afite imyaka ingahe? Nta mukuru nta n'umuto. Icyokora harimo gakuru na gatoya, umwe yitwa Kendra, undi yitwa Kata. Bafite imyaka ingahe? Bafite imyaka 4 bose.
ufite imyaka 4 yeah. Ese nk'iyo wakoraga wazunguzaga ikibuno ku mbuga nkoranyambaga ntabwo watekerezaga ko wenda nyuma y'igihe runaka abana bazabona za video zawe? Naravugaga ati I don't care, niba bimbaza nzaba nkibikora, nzabereka icyo wakuyemo muri ariko nasanze ntacyo wakuramo. Satani ubundi ubundi se ubu namutuka iki? Use satani aragahora ari ikibi. Mu bintu dukora kenshi hari abantu tuba tureberaho, hari abantu tugira bati uyu nguyu niwe watumye mbikora kubera ko namwegereye cyangwa akambwira amafaranga akuramo cyangwa se ibi n'ibyo. We n'inkande wararebeyeho uvuga ati uyu nguyu yanyinjije muri aka gakino ko gukorera 500 wenda 250 ku munsi nazunguje ikibuno kuri Instagram. No one, kubera ko ngiye nkora ikintu nitekerereje. Duvuga ngo buri muntu wese wanyegereye ashaka kugira icyo ambwira ngo nkore, nabanje ndeba icyo afite. Nabona icyo afite kitarenze icyo mfite, avuga ntuyu nawe ntacyo andusha, reka ahubwo njye nishakira ibyanjye. Gusa finally naje gusanga ibyangira umumaro ari ukwegera Uwiteka, kuko n'Uwiteka apana kuvuga ngo ni Queen Elizabeth nkuko nitwa Elizabeth ngo mvuge ngo azahora iteka ryose ngo ayoboye nkuko ayoboye Ubwongereza nkuko yabuyoboye. Ntabwo byashoboka. Ni Uwiteka ahoraho, Uwiteka uhoraho. Nasanze abo bose kubakorera nta mumaro, mpitamo gukorera Uwiteka uhoraho. Ntabwo mvuze ko umuntu uzampa akazi ntazagakora kubera ko ndi umuntu kajyanye n'iki na service iyo ari yo yose. Akubwiye ngo wongera uzunguze ikibuno? Ntabwo nakizunguza. Cyokora mbwiye ngo muririmbire I can try. Irihe ni ubwoko bw'izihe ndirimbo rero? Izo yashaka zose naziririmba. Mfite impamvu yo kuririmba nkumva nuzuye amashimwe by'ukuri Uwiteka yakoze imirimo. Ushaka izo namuririmbira. Izo ngizo bamuririmbira. Akenshi biragorana kubwira societe cyangwa se kubwira abantu basanzwe batuzi mu buzima runaka ko wahindutse cyangwa se nge nahindutse. Isi abantu baje basanzwe bakuzi bakugufata ute bungu muri iyi minsi yo guhinduka muri urugendo watangiye? Bamfata neza bamfata nabi I don't care. Bamfata uko bashaka. Ntabwo abantu ariko bakubwira ati series ibintu uri kugenda uvuga ko No, I don't care. Bavuga ibyo bashaka. Nibashaka bavuga iki gusa, Imana ni Imana. Bari kuza se? Barahari benshi. Ariko Imana ni Imana. Bagenera message ubu ngo. Message nabagenera urayizi. Message nabagenera nuko you guy utekereza ko reason nshobora gusubira inyuma uribeshye. Nabo bibwira muri kumwe urababeshya. Ahubwo ikintu kimwe nakubwira, izera Imana, korera Imana, kurikira Imana. Nuyikurikira uzagera kuri buri kimwe cyose wifuje utabonye, n'icyo wifuje wabonye ukakibona iminota mike kikahita kigenda, uzabibona byose ariko imbere y'Imana. None ariko hari akenshi iyo wambaraga ubusa ku mbuga nkoranyambaga ku ma Instagram abandi words of video, hari abantu bakubwiraga ati dizare ibintu ukora buriya ni byiza nanjye nshaka kubikora? Barahari? Barabimbwiraga benshi ariko nabari mu buyobe nk'ubwo nari ndimo. Niki wabafasha rero? Icyo nabafasha no kubabwira ko babwire bagenda bafata nk'iminota wenda nk'itatu. Abasore abenshi bari abasore. Abakobwa bari bake ariko everyone wankurikiye kuri Instagram, YouTube ukampamagara umbwira ngo Eliza Sano Zahabu rwose uri mu kazi, urarenze, uratwika, waribeshye. Nicyo kintu cy'ukuri nakubwira tu. Inama nakugira, Imana yiteho uyumve
nayo ubwayo izagutwikira. Izo mvugo mwihaye zo gutwika n'Imana iratwika burya, kuko gutwika wumva ko ari kuba wakoze ibintu byiza, burya n'Imana yawe. Ariko ubundi uhimbaje Imana ukayiririmbira, ukayisenga, ukayibyinira, ukambara nk'uko wambaye, ukambara ukikwiza, ukikunda, ugakunda Imana, ugasenga, ni he itagutwikira. Ako muri mu biki koko we, abantu muri mu biki? Ariko abantu muri hako none hari ubwana w'imyaka 12 sigaye bwirirwa bameze burya. Imana ya mbere ni umubyeyi wawe. Ese uwo mubyeyi niba utamushimishije, Imana yo mu ijuru yakuremye uzayishimisha? Ese iyo Mana yita kuba hafi ngo nyoko agutwita amezi 9, Imana igenda imugenda iruhande imurinda igufashe kwitaho, wari kuvuka? Ntabwo wari gupfira mu bitaro se nk'abandi bose? Ariko wabyina Imana ukayikorera, ukayisenga, ukayishimira, ubundi nayo ikagutwikira. Watubwiye ko wavuye ku nzoga, itabi. Mu kintu cyakugoye muri ibyo byose ni iki? Ikintu cyangoye ni itabi, ariko nyine kuko Imana nayo iratwika. Reka mbivuge nkuko abandi numva bavuga ngo runaka aratwika, ngo boss aratwika, ngo mabuja aratwika, ngo baby tubyinana baratwika, ngo baby wanshyize muri video uyu munsi yatwikaga. Reka tubishyiremo, kanatwe tuvuge gutwika. Mw'abantu mwe, Imana iratwika. Sinari nzi ko nareka itabi, Imana iratwika. Ahubwo mwe nimuyegere, muyiririmbire, muyibyinire, muyisenge, muyiteho, muyikunde nkuko namwe yabakunze, ubundi nabatwikire. Ariko muri mu biki mwaka? Akenshi urugendo watangiye birashoboka ko ufugira ibihe byo gusenga. Se waba warabifashe uko bati ibyo benda bigira n'uyu munsi, reka ngifate. Data, mu izina rya Yesu, aka kanya nje imbere y'amaso yawe, ngushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Ndagira ngo nkubwire ko mbizi neza ko uri Imana y'inyerukundo kandi y'inyembabazi. Ndagira ngo nkwereke bari hano bose, ndagira ngo nkwereke ba Dani, ndagira ngo nkwereke aba Elize, ndagira ngo nkwereke buri umwe wese uri hano, maze umwegere ahataho umutane nawe umuherekeze, umukunde kandi umwiteho. Ndagira ngo nkwereke ko wadukunze kandi twese twabikunze, twabihaye icyubahiro. Ndagira ngo Mana ishobora byose yo mu ijuru, twese duzamura amaboko yacu duguye icyubahiro, kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza, uri Imana y'inyerukundo kandi y'inyembabazi. Ngusabye kutwitaho, utuvugire ntitwivugire, uturinde ntitwirinde, uduherekeze ntitwiherekeze, udutware ntitwitware, kuko twitwaye twakwiyahura. Niko byagenda, twakwiyahura. Ariko kubera kuri Imana ishobora byose kandi igira neza, ndagira ngo uyu munsi tube hafi, kandi n'ejo nitujya gusenga, aho tuzaba twicaye mu rusengero, uzatube hafi kandi utwegere mu izina rya Yesu. Amen. Ese hari akenshi nk'ibihe wakuye mu kunywa inzoga, mu kwambara ubusa, mu kabari, ikintu wakuyemo nko mu kabari cyakubabaje kuruta ibindi ni iki? Mu kabari nyine ugiye unywa inzoga, unywa itabi, ni hangover. Ntabwo bigeze bagukubita? Nta muntu wari kunkubitira mu kabari, ko nabaga nabaye indwanyi, nashwagaye nk'ishwagara, nabaga ameze nk'umuntu wambaye sentire maro, kandi nta na rouge, nta na black, nta na blanche. Nuko bagumeze. None mu gusoza rero, hari inama hari famiye yawe, inshuti zawe, wazisaba imbabazi wenda ku byo kuba hari agaciro wabambaye nk'abantu bari bakuzi, byagenda wenda comment bateraho? Urakoze cyane. Umuntu ushobora gusaba imbabazi ni my uncle, he's called Rutubuka Emmanuel. Mbabarira cyane, mbabarira, ariko ndabigusabye umbabarira ubikuye ku mutima, kandi uzasabe nimero yanjye sister wanjye Mariam, umbwire ko wambabariye. Ndagukunda, ariko narakubabaje ndi mu buyobe, nkubwira nabi, ndakubabaza, ndakubahuka, uri umubyeyi. I'm so sorry. Urakoze cyane. Tuzasubira ubutaha rero. Yaririza batubwira ko yahindutse, yavuye muri bya bindi byo kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga, itabi, inzoga. Ubusa burakiyambara cyane rwose. Imana yamwambara.
wibutswe gukora subscribe, like, comment kugira ngo tuzakomeze mu biganiro bizakomeza ubutaha Umutako TV. Abakunzi banjye, abantu bankunda nanjye ndabakunda, abantu bankurikirana nanjye ndabakurikirana, buri wese washizeho comment ngerageza kumenya uwo ari we nkanamusubiza, ntago mbiryaho, ntago mbirataho, kuko ni Imana yampinduye kandi namwe izabahindura. Uwo utarahinduka Imana izamuhindura, uwahindutse nawe Imana imuhe umugisha. Ikindi kandi ndagira ngo umfashe nk'umuntu w'inshuti yanjye unkurikira kandi unkunda, ukore subscribe, share, like, comment ku Mutako TV, ubundi dukomeze twisengere, Imana izabatwikira namwe mwimanukire nk'abandi bose. Wow, njye nari Alebe afite tuzasubire ubutaha rizere ko nitwongera kugutumira uzitabira ubutumire bwacu, cyangwa se hari n'undi ukeneye ubuhamya, hari n'undi umva twaguhuza nawe akaza ukamuhereza ubuhamya live nawe sinzi niba wabitwemera tukazabahuza. Nzabemerera.